Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru arimo kuvugwa cyane muri iki gitondo turi tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Rero nyamuneka niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo amakuru dutegura umunsi ku wundi ujye abona uri wa mbere. Ntago bigoye rero, reba hasi ya video urimo kureba, ni hafi neza y'izina Burundi yacu updates. Ni ku ruhande rw'iburyo hari akajambo subscribe, ugakandaho ugategerezaho akanya gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakandaho kugira ngo aya makuru ajya kugeraho mbere y'abandi uko dushyizeho inkuru nshyashya ku rubuga rwacu. Rero nyamuneka dushyigikire ukanda subscribe kandi ujye ukurikira amakuru yacu, kuko twebwe ntabwo tubeshya, tuvuga amakuru ariho agezweho. Rero nyamuneka kora subscribe. Kuri ubu ngubu rero tugufitiye inkuru zigera kuri 3 twifuza ko ugiramo igitekerezo cyangwa se ugiramo uruhare, utanga ibitekerezo, wandike muri comment uko urimo kubyumva, utubwire uko icyo twakongera amakuru tubahereza, cyangwa se niba hari amakuru mashyashya waba ufite uyandike muri comment, biremewe nta kibazo. Ayo makuru yawe arakirwa kandi mu nkuru ikurikiyeho niyo duheraho, ariko tumaze kuyakorera ubugororangingo cyangwa se tumaze kuyashakisha kureba niba ari byo koko. Ariko bibaye byiza wazajya dusharinga link cyangwa se wazajya duha source y'ayo makuru kugira ngo nibura natwe bitworohere kugira ngo tukugezeho inkuru yawe, cyangwa se tukubwire inkuru yawe cyangwa tuyitangariza n'abandi. Muri izo nkuru 3 rero, inkuru ya mbere yatangaje abantu benshi ni murumuna wa Museveni, perezida wa Uganda. Murumuna we yatangaje ibintu bitangaje, yatangaje ibintu byinshi. Uyu mugabo rero turifuza ko nawe wamenya amakuru y'uyu mugabo wagize ibyo atangaza. Nta nubwo gihe nari muzi, nabashije kumenya uyu munsi. Niba nawe ari uko, gira icyo ubimenyaho udukurikiye. Rero iyi nkuru uraza kuyumva. Iyindi nkuru none twifuza kugarukaho 5 ni inkuru ivuga ko muri Warikare habaye ikibazo gikomeye cyane cy'impfu nyinshi z'abaturage bahunze muri kariya gace, kubera yuko kugaruka mu byabo biragoye. Ikindi cya kabiri, urumva ko abantu bahunze baba bafite imirima, bafite inka, bafite amazu babagamo, barahunze barabisiga kuko nta bundi buryo bari bafite. Amazu yabo yaratwitswe kubera intambara. Murabizi neza ko ahantu M23 irimo kurwanira, abo barimo kurwana iyo batsinzwe bagerageza gushoka cyangwa se kujya mu baturage bakabagirira nabi. Ibyo nibyo byabaye rero bituma bahungira mu tundi duce. Turaje tubabwire ese ako gace ni akahe, wenda harimo mwene wanyu, wenda harimo umuryango wanyu muri rusange. Rero nuko nguko byagenze. Abaturage rero barimo barapfa cyane bitewe no kwicwa n'inzara, nta byo kurya, bitewe no kubura aho kurara, baryama hanze hasi, imbeho, harimo abana, harimo abakecuru. Ni ibintu bibaje cyane, turifuza kubigarukaho. Iyindi nkuru noneho y'inyamukuru ni inkuru ivuga ko FRDC imaze noneho guhakana ibyo ubwicanyi cyangwa se ibya jenoside yari yateguwe ngo ikorerwe abanyamurenge cyangwa se bo mu bwoko bw'abanyamurenge, byateguwe na FDLR yatorejwe mu gihugu cy'u Burundi, ikaba yatangiye koherezwa mu misozi miremire ya Fizi, ubwo ni muri Minembwe n'ubundi. Ibi byose turifuza kubikugezaho 5 wowe nyamuneka focusinga, hanyuma wicare utera agatebe tuganire kuri aya makuru. N'uburi duhereye kuri iyi nkuru ivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC cyamaganye byimazeyo ibirego by'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho ukorera mu misozi ya Fizi, uherutse kuvuga ko abarwanyi ba FDLR bahuguriwe mu Burundi binjiye mu gihugu kugira ngo bice abaturage b'abanyamurenge. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki 26 Nyakanga, umuvugizi wa FRDC General Major Sylvain Kenge yavuze ko ibyo birego bidafite ishingiro, kandi avuga ko ari ugushaka gukoresha abantu hagamijwe kuyobya abaturage no kubangamira imiterere cyangwa se imihate yo gushaka amahoro ikomeje cyane cyane i Washington na Doha. Kuri urundi ruhande, FRDC ivuga ko yagenzuye amakuru ku bwicanyi bw'abateganijwe muri Minembwe cyangwa se
ubundi abanyamurenge muri Minembwe Kivu y'Amajyepfo bavuga ko bwateguwe na Twirwaneho ifatanyije na Red Tabara. Na Red Tabara murabizi ko ari umutwe witwaje intwaro ukorera muri kariya gace urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nk'uko bigaragara mu itangazo rigenewe abanyamakuru rya FARDC, iyi gahunda igamije guteza amakimbirane mpuzamahanga bigashinjwa guverinoma ya Kongo n'u Burundi. Bivuze ngo biravugwa ko M23 nako mutubabarire ni Red Tabara ndetse na Twirwaneho birimo kuvugwa ko, cyangwa se mu itangazo rya FARDC bavuze ko barimo barategura ubwicanyi kugira ngo basige icyasha leta ya Kongo. Banavuge ko amasezerano y'amahoro arimo gusinywa leta y'u Burundi, leta ya Kongo bitayireba cyangwa se yatesha agaciro mu kugira ngo Twirwaneho na M23 bikomeze byavance bijye mu bindi bice. Ayo rero ni amakuru arimo mu itangazo rya FARDC. Rero mu guhangana n'iki kibazo, igisirikare cya Kongo kivuga ko cyamaganye imigambi y'ubugizi bwa nabi bw'iyo mitwe yitwaje intwaro no kubangamira ibikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Rero kutagira umutekano cyangwa se kuba nta mutekano uri mu gace kitwa Ikobo, ni mu karere ka Walikare cyangwa se mu ntara ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, byatumye ingo nyinshi zihunga imirwano. Rero bahunga imidugudu yabo, bahunga amazu yabo, rero zishakira ubuhungiro mu mashyamba no mu mijyi yegereye aho agace ka Ikobo. Ni uduce nka Kisimba na Usula ndetse no muri Rubero. Aho tuno duce abantu bose bari batuye muri kara gace kitwa Ikobo bahungiyemo nyuma y'uko umudugudu wa Ikobo waje kuba watwikwa, waje kwirukanwamo bano baturage nyuma y'uko habaye imirwano ikomeye cyane. Nk'uko rero bitangazwa n'umuyobozi w'ako gace, avuga ko ingo zigera ku 415 zahunze kubera kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Ziri mu bibazo bikomeye by'ubuzima nk'uko kuva bahunga ntibigeze bafashwa na rimwe. Uwitwa rero Mwami Rinkanga Makasi Godfrey avuga ko aba bahungiye bavuye muri kariya gace n'ubundi ka Ikobo, kandi ubu hari igihe bari mu bihe bikomeye by'imibereho, nta byo kurya, nta miti, byose biragoye kubibona. Rero barahunze basiga byose, babisiga muri uwo mudugudu, babisiga muri uwo mujyi, babisiga inyuma. Nta biryo bafite, nta miti bafite, nta bikoresho byo mu rugo bafite, babayeho mu buryo budakwiye umuntu rwose. Asobanura kandi ko hagaragaye indwara z'imirire mibi ndetse harimo n'abarimo kugenda bitaba Imana mu buryo butunguranye. Uyu muyobozi avuga ko kugaruka kw'abaturage muri kariya gace kabo nta cyizere gihari, kuko amazu menshi yaratwitswe, ayandi ibindi bikoresho ibyo kurya birasahurwa. Rero biragoye ko niyo bagarukamo hari icyo byatanga. Arasaba rero leta ya Kongo n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu ko nibura batangira kubaka utuzu dutoya cyangwa se bagashinga amakampu yo kugira ngo baturage babone aho baba muri iyi minsi, mu gihe bashobora kwisuganya bagasubira mu bintu byabo cyangwa se mu midugudu wabo cyangwa se mu mujyi wabo. Rero turakomeza dukurikirana iby'iyi nkuru. Ni inkuru isa nkaho ari igice, mutwihanganire, turaza gukomeza kuyikurikirana, turaza kuyibagezaho mu buryo burambuye mu kanya kagiye kuza. Rero dukomeje no ku nkuru ivuga ko Anne Kaguta Sodo ni umuvandimwe wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko mu buzima
yabayeho yihiringa cyangwa se yihigira imibereho, ndetse yakoze imirimo itandukanye agenda azamuka gake gake kugeza aho ari ubu ngubu. Anne Kaguta wamamaye nka Sodo, uri no mu bamaze kwemeza ko azahatanira umwanya mu nteko ishinga amategeko, agahagararira agace ka Mawugora y'amajyaruguru. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda agaragaza uyu mugabo ari kuganiriza abantu mu rugendo rw'ubuzima bwe, avuga ko mukuru we ari we Perezida Museveni yamuhaye miliyoni 13 zonyine z'amashiringi gusa mu buzima bwe, ibindi byavuye mu mbaraga ze. Ati muri 2006 nakoreshaga rino tara ry'agatadowa njyama hasi kubera ko nta mafaranga nari mfite, ariko nashoboye kuva aho hasi gake gake kugeza aho ndi ubu ngubu uyu munsi. Nge Sodo kuri iyi si, Museveni umuvandimwe wanjye yampaye miliyoni 13 zonyine z'amashiringi gusa. Anne Kaguta yavuze ko kugira ngo umuntu atere imbere bisaba kuba afite icyerekezo cy'aho ashaka kugana kandi akihatira gukora. Ati nkoresha imbaraga zanjye kugira ngo mbeho, ntacyo kuri ubu ngubu mubona ngiye nka Sodo ntashobora gukora. Nzi guhinga, nzi gukama inka, nzi gutwara igare, nzi gutwara moto n'imodoka, bivuze ko icyo ari cyo cyose igihe nagishobora.